tuyihe icyubahiro. Nanjye afite amashimwe ayo njya mbabwira nayo ntarababwira nayo muzapfa mutamenye. Nyihaye icyubahiro. Impamvu ibi bintu bigomba kurindwa nuko byatanzweho imbaraga nyinshi kugira ngo bigerweho. Umuntu akicara akabaho hari umunyenzara nk'uko nari umunyenzara, wamara kurya umaze guhaga ukibagirwa Uwiteka uti sinzongera gusenga, ugasangira kwidunda no kwiyemera. Kandi mbabwije ukuri, ikiganza Imana ipfumba turiguha ijya ibasha no kugihina bigakunda ikagukuzaho. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri M.Charlene TV. Nizere ko muguwe neza kandi nizere ko umwami abarinze. Nanjye ndaho ndamahoro ndashima Imana. Ndabashuhuje rero abakunzi banjye n'abafana banjye. Ndabashuhuje abo mu Rwanda no mu bihugu duturanye n'abandi bari ahantu hatandukanye heshi kubera ko munkurikirana muri benshi. Kandi njya mbona message mwanyandikiye nabo ntabasha gusubiza, mujye munyihanganira. Ntago nshobora kutagusubiza uyu munsi ejo nkagusubiza, ariko mba nakubonye kandi mba ndi kugutekerezaho. Ntago mbyirengagiza nuko ntabasha kuzisubiriza rimwe kuri mwese, ariko mwese uzajya ubona naguhamagaye nawe nakugezeho tuvugane rwose ntimukandakarire, kuko nawe waguhikizamo cyo gusubiza abantu baba muri telefone yanjye ntago wagitsinda. Ariko ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, n'Imana irabakunda. Bagize ibyago mwihangane, abari mu kaga n'amakuba mwihangane. Kandi dukomeje no gushimira abakomeje kudukurikirana mutwereka ko n'ibyo tuba twababwiye bibafitiye umumaro. Hanyuma rero muri uyu mwanya hari ibintu nshaka ko tuganiraho. Ndashaka ko dushimira Imana. Dushimira Imana, ariko nitumara gushimira Imana ku byo yaduhaye, hanyuma tunige kurinda ibyo yaduhaye. Gushimira Imana ibyo yakoze no kurinda ibyo yagize gute yadukoreye. Nibyo bintu nshaka uyu munsi tuvugeho. Dushimira Imana ifite aho yadukuye naho itugejeje, hanyuma ariko tunige kurinda ibyo yaduhaye cyangwa ibyo yatugejejeho. Nibyo bintu tugiye kuganira. Ibyo dushimira Imana ni byinshi. Abanyarwanda muri rusange dufite amashimwe. Umuntu wese mu ruhande rwe afite amashimwe ku Mana. Hanyuma uyu mwanya dushimire Imana aho yadukuye naho itugejeje, kandi buri wese afite ishimwe. Nta muntu usenga, nta muntu w'umukirisitu utagira ishimwe. Abandi bo bafite ukuntu n'ibintu Imana iba yadukoreye babifata bakabigira ko ari imbaraga zabo. Yakiga yatsinda akavuga ngo ngewe narazaga amaguru mwibase natsinze kubwuko nizi. Watsinze kuko wize, ariko hari abantu bize batigeze batsinda. Burya n'Imana yabikoze. Umuntu yagenda mu muhanda kuko atazi kurinda kw'Imana. Abantu benshi bizera ubwenge bwabo, ariko twebwe twiringira Imana tukizera n'imbaraga zayo. N'igikozwe cyose tugishyira mu izina ry'Imana, kuko tuzi ko hari benshi baturusha gukora no gushakisha ariko batabibonye. Hanyuma umuntu yagenda mu muhanda akavuga ati ngewe perime yanjye maze imyaka 20 ntwara. Yakata imodoka ati kandi muri icyo gihe ntago ndakora impanuka. Ariko tukaba tuzi benshi bamurushije imyaka yo gutwara ariko bamaze gupfa cyangwa bakamugara. Ibintu byose n'Imana yabikoze. Ufite amashimwe ku giti cyawe, nanjye afite ayanjye ku giti cyanjye. Kandi buri wese mu rwego rwe afite amashimwe, kuko Imana ikuremera amashimwe bitewe n'aho uri ndetse n'aho ukorera n'ubuzima ubayemo. Fite ibyo shima Imana, nawe ufite ibyo shima Imana. Ufite amashimwe yuko mu bantu mwakorera imwe ikizami bangana kuriya ari wowe wenyine watsinze. Mu cya kizami ari wowe wenyine wagitsinze. Ufite amashimwe yuko mu bakobwa muvukana ari wowe wabonye fiance ugakora ubukwe ukaba waragiye. Ufite amashimwe
ko muba muvukana ari wowe utarishingiye abandi bose bishingiye ariko ugakora ubukwe. Ayo ni amashimwe. Ufite amashimwe ko abantu bose mwarangirije rimwe ari wowe watahanye amanota yo hejuru. Ufite amashimwe ko muba mwigiye rimwe ari wowe wabonye akazi abandi bagishomereye. Ufite amashimwe ko wabonye buruse abandi ntibigeze bazibona. Ufite amashimwe yuko utigeze urwara indwara yica cyangwa idakira, urwara indwara zisanzwe abandi baheze kwa muganga. Ufite amashimwe yuko wabashije gukandagira mu ishuri ariko bene wanyu ntago bizi. Ufite amashimwe akomeye kandi atandukanye. Ariko aha simpatinda cyane, gusa nimufashe tuyihe icyubahiro. Nanjye afite amashimwe ayo njya mbabwira nayo ntarababwira, nayo muzapfa mutamenye. Nyihaye icyubahiro. Nawe unyemerere aka kanya uyihe icyubahiro aho uri. Uyihe icyubahiro. Naho waba uri muri gereza ari kubona bakugemurira. Nabyo ujye ubishimira Imana, kuko hari abantu bicara n'imiryango yabo itigeze imenya ko bigeze bafungwa. Hanyuma ushimira Imana nubwo umaze imyaka myinshi kwa muganga, ariko ufite abakuvuza n'abakurwaza. Tutirengagije ko dufite abantu batajya bagira ababarwaza n'ababagemurira. Dufite amashimwe. Imana ya Isiraheli dore tuyihaye icyubahiro. Ariko muri uyu mwanya aho ushaka gutinda nihe? Ni ukurinda iby'Imana yaduhaye. Kurinda ibyo dufite. Kurinda ibyo dufite. Kurinda ibyo twahawe. Kurinda ibyo twagejejweho n'Imana. Kubirinda. Dore amakosa barokore muri gukora nayo kutarinda amashimwe y'iby'Imana yadukoreye. Hari insanganyamatsiko muri iki gihugu zagiye zitambuka mu byiciro bitandukanye, ariko hakagenda hibandwaho ijambo ryitwa kurinda ibyagezweho. Imana ihabwa icyubahiro. Impamvu ibi bintu bigomba kurindwa nuko byatanzweho imbaraga nyinshi kugira ngo bigerweho. Niwitegereza iriya mikindo iri mu mujyi cyangwa iri mu mihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali, buriya hatanzwe imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu iyo uwugonze uwishyura miliyoni nyinshi. Aya mapoto ari gushingwa muri iki gihugu cy'u Rwanda ni amapoto yatanzweho imbaraga nyinshi kugira ngo abanyarwanda babone umuriro. Niyo mpamvu iyo ugonze ipoto y'umuriro urihangana ukikoramo, naho wagurisha isambu y'iwanyu. Gahunda ni ukurinda ibyagezweho. Nubona ahantu hari ibihuru, hari ama etaje, ni ukurinda ibikorwa igihugu cyagezeho, kuko hari imbaraga zatanzwe zikomeye nyinshi, kandi hari n'ibintu byakozwe muryamye musinziriye, ukaba nta n'ikiro cya sima wigeze ugura ngo wubake kaburimbo. Kurinda ibyagezweho. Mwabarokore mbi, nimuze turinde iby'Imana yaduhaye. Mureke mbabwire, aha niho nshaka gutinda ikintu bita kurinda ibintu twahawe n'Imana. Imana yahaye abarokoreye babawe, yarabahaye, yaraduhaye. Reka nanjye nishyiremo, yaraduhaye, imaze no kuduha iranatwongeza. Ariko nitutabirinda, mbabwije ukuri ko muzasubira ku isuka guhinga. Nimutabirinda, bamwe nimuvuga ngo mwari marine, wabaye marine uri umwana ariko uzajya kuba marine y'umusaza. Wabaye marine uri umukobwa uzaba marine y'umukecuru. Nitutabirinda ntabwo Imana itanga ibintu byo gupfusha ubusa no kudaha agaciro. Imana ibishaka ko ibintu byose biyivuyeho. Ugomba kubirinda. Kubirindisha iki? Kubirindisha guha Imana icyubahiro. Kubirindisha kwitonda no kwibombarika no kubibyaza umusaruro. Mwibuke babana Imana yagiye iha amataranto kugira ngo bayagenzure. Hari uwagiye ngo ararihisha aravuga ati nabanagura umunyamwaga ushobora no kujya wowe ushobora kujya waka ibintu utigeze uha abantu, ukajya ushaka gusarura utabibye mitanjya kuribika. Ngo Uwiteka aravuga, Yesu aravuga ati hitumpereza iyo taranto uwahaye uwufite niwe wongererwa. Aragenda nyanyagiza mu bayagenjeje, mu bayabyajeje inyungu n'umusaruro. Baroko
twige kurinda ibintu twagezeho. Imana yakuye kuri abarokore. Hari umuntu nzi Imana yakijije indwara, mwabantu mwe nari mpibereye umwana w'umusore wakoraga muri ministeri iteye ubwoba, ari we uhabwa amashimwe agezweho, ariko ari hafi gupfa. Mu bantu bamusengeye, umva mwabana umbabarire, nago njya sengera abantu bundi ibyo bintu mbabarire, ariko mu bantu bagize umutwaro we nkajya ntera n'intambwe nkagiwe, mu bantu bari bahari basenga ndimo, Imana ikavuga ngo nzagukiza ube n'umugabo. Yababa we yabivuga ariko buriya ntibavangiwe abahanuzira. Nkibaza umuntu uhora muri koma, umuntu wahuye n'uburwayi bumeze ko ntashatse gusobanura mutazamumenya, tukaza tumeze nk'abantu baje kumusezera, ariko Imana iti nduwiteka niryo zina ryanjye. Imana iravuga nubwo babivanze, nzamukiza kandi azakora ubukwe, azanabyara. Ye have rero mu gihe azurira indege nk'ejo, umuntu ampamagare mu bo twari kumwe ati mama Charlene, ati nubona uriya muntu akize, ati bari abahanuzi bahanuye ibinyoma n'amarangamutima. Ndavuga ni yewe ntituzabimenye, icyo Imana izakora niyo ikizi, nanjye mba nabikomeye. Ndavuga ni none navuga ko atari Imana gakira, navuga ko hari shitani, mbese birancanga nanjye. Nukuri yarakize pe, yarakize. Abaganga bamuvuye bigeze bamubwira ngo ntazamara ngo amezi 3, yarakize. Ndi umugabo wo kubihamya, yakoze ubukwe, yaranabyaye, murumva atayafite. Hanyuma rero se nta bantu Imana yagiriye neza nkabo? Imana ikakuzahura waritwaga inzererezi. Hari ukuntu abarokore bakena cyane mukabita inzererezi, kandi Imana izabahana. Kwita umuntu inzererezi ari umuntu usenga Imana, erega naho yaba ari inzererezi ntukwiye kuyirimwita. Ugasanga umuntu yahoranaga Bibiliya akata umujyi wa Kigali, ejo bundi diplome y'Imana ikayibuka sha, akajya kudepoza hano muri ministeri, ukabona abonye akazi yicaye ku ntebe nziza, aho kugira ngo arinde ka kazi yahawe, amafaranga ahembwa akajya yajyana mu bakobwa no mu bagore. Mureke mbabwire, ibyo bintu bibabaza Uwiteka. Umuntu akicara akabaho hari umunyenzara nk'uko nari umunyenzara, wamara kurya umaze guhaga ukibagirwa Uwiteka, uti sinzongera gusenga, ugasangira kwidunda no kwiyemera. Kandi mbabwije ukuri, ikiganza Imana ipfumba turiguha igibasha no kugihina bigakunda, ikagukuzaho nk'abantu mutigeze mumenyana. Imana nubona iguhaye ujye urinda ibyo yaguhaye. Kandi nimureke mbabwire, ibintu birinda ni byinshi, kandi umuntu arinda ahantu bitewe, umuntu arindisha ikintu bitewe n'icyo arinda icyo ari cyo. N'ubushize nababwiye ukuntu kuri Nyabarongo udashobora kuhabona imbunda iharinda, kuko buriya Nyabarongo naho wajyana amakamyo amwe avoma amazi ukayidaha ukayimara, ntago leta yagufunga, ntago bagufunga. Ariko ntago ushobora kujya kubigega bitegurirwa amazi y'Abanyarwanda ngo ujye kuyadaha uko wiboneye, kuko n'ibigega byatunganyijwe. Niyo mpamvu hanindishwa imbunda. Ntago abantu dukwiye kurinda ibintu kimwe, kuko nibyo dufite atari bimwe, ariko mwige kurinda. Hari abarindisha inkoni, hari abarindisha ijisho, hari n'abarindisha abandi. Hari ahantu harindishwa imbunda nini, hari n'aharindishwa ibifaru. Barokore mwige kurinda ibintu Imana yacu yaduhaye. Umuntu ashobora kugera ku ntebe y'ubuminisitiri atayirinda, agahita ajya kubasura uduwiri bakamwirukana. Hari abakozi b'Imana bananiwe kurinda, Imana ibasubiza ku isuka. Nubona Imana ikugize umurokore w'umukobwa, ujye ubirinda, ubihe n'agaciro, kandi ntukarindisha inkoni, ujye uharindisha imbunda. Nubona uri umusore Imana yahaye agakiza, ujye urinda, ubirinde, kuko ibintu Imana yaguhaye hari abo yabyibye. Ujye urinda umushahara uhembwa, ujye uwurinda. Uzawurindisha iki se? Ujye uwurindisha kutawurya wenyine. Ku
mafaranga uhembwa ujye ugira imfubyi ugirira neza, ujye ugira abapfakazi ugirira neza, ujye ugirira abakene n'abanyenzara, burya uba uri kurinda umushahara wawe. Kandi ifaranga ryawe ntukarite mu bitagira umumaro. Uzi ko hari abantu bakizwa batazi n'ahantu ububari buba, hanyuma bamara kubona amafaranga bakamenya ahantu ububari bakiga no kunywa inzoga. Ntabwo imirimo Imana idukorera itwemerera kuba ibyigenge. Ntabwo Imana ijya ibitwemerera ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu dukwiye kurinda, tukarinda. Imana niguha ibirayi ujye ubirinda, kuko urabizi neza ko no kubona ikiro cy'ibirayi byangaga. Nubona rero iwawe usuka ibiro 50 by'ibirayi, ujye ubirinde. Kandi ibintu byose wabonye usenga ujye ubirindisha gusenga. Nimba uzi ko Imana yaguhaye akazi kubw'amavi, uzakarindisha amavi. Nubona Imana iguhaye ubuzima kubw'amavi, uzabirindisha amavi. Ubuze amasengesho sigaye senga, ntayasenga se. Ugira ngo se shitani arashaka kuguma ku kazi? Arashaka se kugumana n'uwo mugore ejo bundi mwakoranye ubukwe? Nta nubwo ashaka yuko uwo mushahara ukomeza. Ayo masoko ufite shitani se arabishaka. Iyo atabishaka se abigenza gute? Yohereza abakozi be yahaye amakarita n'amajire kugira ngo bakwambure cyangwa bagukure mu masezerano y'iby'Imana yaguhaye. Ejo rero wigira umwasama, utangire kujya urindagirira mu mubari, urindagirire mu bagabo, urindagirire mu bagore, nawe wige kujya kunywa amayoga ahenze, uri umurokore unanirwe kubirinda. Ejo bundi nuhura n'ababingwa bakaceri bazi ko wahembwe, bagufatire w'icyuma hariya, bakigufatire tiyazane wa muginga we, niwanga turahita turikata. Nuko baba bameze nabo barasiritse, turarikata. Ariko iyo bagufateho icyuma gutya, hari igihe ubwira Uwiteka uti ibuka Uwite, wibuke. Imana ikibuka nijoro waraye usenga, Imana ikibuka abo wagaburiye icyuma bakigufatiyeho, Imana ikibuka abapfakazi wishyuriye inzu, Imana ikibuka abanyenzara bashize inzara ku bwawe, ikibuka abantu wagiriye neza mu kazi, ikabyibuka akavuga ati waruginga we, akagukataho gatoya sha, ariko karokoka. Ariko shahu n'uburara mu bubari buretse hari igihe uzahura n'uvunira mu mavi nunatakira Imana ivuga iti ntacyo ntakubwiye. Ni munyemerere twirinde. Kuba Imana yaraguciriye inzira ngo ujye kurangurira mu Bushinwa, ntago yari igutegetse kujya gusambanirayo n'abazungukazi n'abahindi. Kuba Imana yaraguciriye inzira ngo ujye mu bihugu uko ubishaka, ntago yari ivuze ngo ujye ugenda urarane n'abagore cyangwa n'abagabo muri ayo marogi. Kuba Imana yaraguciriye inzira ngo ujye kuba i Burayi, ntago ari byo byavuze ngo bigutere umurengwe wo kujya gushayisha. Kuba Imana yaraduciriye inzira ngo tubeho neza, tugire ubuzima, ntabwo ari byo bivuga ngo tujye dukandagira amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka, twigire ibyigenge n'ibyigomeke. Ntabwo ari cyo bivuze. Ntabwo Imana yadushubije kugira ngo tuyibabaze, ntabwo Imana yadushubije kugira ngo tuyirakaze, ntabwo Imana yadutabaye kugira ngo tujye turebera abantu ku rutugu, ntabwo yadushubije ngo amasaro yacu tujye twakira abakire gusa, abakene tubareke. Ntabwo Imana yatugize abakomeye kugira ngo tujye twirengagiza ba rubanda rugufi. Imana yaradushubije kugira ngo abantu bunguke kandi baguke, hanyuma Imana itugira stoke kugira ngo hagire abaduhembukira. Imana ibahe umugisha. Ndanashoje. Nimubirinde. Nimutabirinda uzatungurwa no kwisanga mu cyaro kandi wari uri mu mujyi. Nutabirinda uzatungurwa no gutega usubire muri Afurika kandi warabaga mu bihugu by'abakire. Hanyuma noneho uzazana n'umutwe wawe gusa. Nimutabirinda muzasubira ku isuka. Ibaze kukubona ubibita usubira mu cyaro ugiye guhinga, nta n'isambu hagira. Nimuze tubirinde. Nimuze tubirinde. Turinde agakiza twahawe, abandi baragowe. Turinde ubuzima n'ubugingo. Tubirindishe gusenga, tubirindishe kubaha Imana, tubirindishe gutinya Imana. Imana nibaha umugisha, kandi Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Ndabashimiye abamaze gukurikirana iki kiganiro, abatarakora subscribe nimuyikore. Hanyuma inama n'ibitekerezo birakenewe.
Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibaha imbaraga zo kurinda ibyagezweho. Amina.